Hello Agap Hub family, aho uri hose ndagushuhuje nkurikira nkunda kundi ibintu bagezaho. Nari maze iminsi nabagezaho twa tuntu tw'ubwenge nabagezagaho, ariko uyu munsi nabateguriye utuntu tw'ubwenge. Muranyihanganira nimwumva ibintu bikubita hanze by'imisumari, hanze barimo kubaka, bishobora kudusakuriza, ariko icyangombwa nuko muri kunyumva neza. Uyu munsi nabateguriye ibintu birindwi by'ubwenge, utuntu tw'ubwenge. Ndabizi ko biri buze, hari icyo biri bubamarire. Hari abantu basanzwe babizi, hari abasanzwe batabizi, ariko twese ni byiza nyine kwiga. So uyu munsi ibyo bintu birindwi ni amakosa dukunda gukora muri dress code, ibintu twambara bitewe n'ahantu tugiye, amakosa akunda gukorwa n'abantu. Ikosa rya mbere abantu benshi bakunda gukora ni cyane cyane mu makwe. Iri ni ikosa ryo mu makwe ngiye kubabwira, mu ma wedding, watendinze wedding, uri guest bisanzwe. Iri kosa ni ukwambara white, like all white, like a white dress. Ndagenda mbereka ku mafoto, amafoto ku ruhande nyine murabibona, nyine urabitekereza nawe kwambara white dress. Umugeni niwe ugomba kwambara white dress. Hari abantu batabizi, njya mbibona mu ma wedding menshi, ukabona umukobwa aje yambaye ikanzu y'umweru, and I'm like, uyu muntu se niwe mugeni? Nyine mba mbona ntacyo biba bitwaye, ariko ntago ari byo. Umugeni niwe tugomba guharira color white cream, white cream ni ama-colors y'umugeni. Tugomba kucyubaha iki kintu, uwo muco ugacika wo kwambara white mu bukwe bw'abandi butari ubwawe. Even n'aba fille d'honneur, harya babita ngo iki, bano bakobwa berekeza umugeni, bagiye ukuntu babita mu cyongereza, bano bakobwa berekeza umugeni, bridesmaids, yeah. Abo bakobwa nabo numva ko kwambara white kuri bo ntago aba ari byo, nubwo abageni benshi babikora, ariko white igomba kuba iy'umugeni. Nta muntu ugomba umwamvita usanzwe ugomba kwambara white. Tubyubahe rero mu bukwe bw'abandi, nta mpamvu yo kwiba show y'abandi ngo ugende wambaye white. No. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, nacyo kiratusha ku bukwe no mu ma parties, mu ma events runaka. Point number 2, ubwo urumva icyo mwacyumvisha cyo kutambara white. Iyindi ya kabiri ni ntagomba kuba overdressed. Ahangaha nabwo ndacyatusha ku kintu cy'ubukwe. Mu bukwe bw'abandi hari igihe ujya kubona ukabona umuntu, murabibona nko ku mafoto, ukabona umuntu yambaye, nyine twese tugomba kwambara neza tugakoraho uko dushoboye kose, ariko ukabona umuntu yambaye nyine attention yose iri kuri wowe. Nta mpamvu yo attention igomba kuba ku mugeni, ntagomba kuba kuri wowe. Rero ugasanga umuntu yambaye amababa gira gutya, yambaye ibintu byinshi, nyine ukabona yinjiye, abantu bose niwe barimo kureba. Ntabwo ari byo. Attention ntagomba kuba kuri guest, igomba kuba kuri bride. Akanga sinzi ko kumvikanye neza. Ikindi cya kabiri, ikindi ndenzaho kuri point number 2 ni ntabwo ugomba, you don't have to wear like a mini skirt muri wedding y'umuntu. Aha reka mbisobanure neza. Nanjye nkunda kwambara mini pe, ariko hari mini zikabije cyane, zikabije cyane. Mugomba kwibuka ko muri ahangaha, reka mbibwire abantu abakobwa nkurikiye, nyine igitsina gore, wedding ni ikintu kiba kirimo famille, kirimo parents, uncles, aunts, nyine abantu bakuru. So iyo wambaye mini skirt cyangwa mini dress, nyine ibintu bigufi cyane, crop top, njya mbibona mu makwe, ukabona abantu nyine abakobwa bambaye ama crop top, nyine ndabyumva, nyine civilisation, ariko banumva biri inappropriate kwambara ikintu kigufi cyane. Rero haba hari abantu bakuru, haba hari abantu, nta mpamvu yo kugira ngo wambare imyenda yo kwambara muri club cyangwa muri parties z'abajene kuzambara mu bukwe.
bigaragara nabi nyine no kwiyerekana nabi. Hari uburyo ushobora kwambara dress nziza cyane ariko nyine itari too sexy, amabere yose ari hanze, inda iri hanze, wambaye akantu kagufi cyane nyine mu bukwe hari ukuntu bigaragara nabi, cyangwa muri ya mafete arimo abantu bakuru cyane nyine hari ukuntu biba bitiyubashye tu. Ikindi point number 3, ngiye kwibwira abantu batubaha dress code. Tuvuge niba babahaye color runaka, tuvuge niba baguhaye bakavuga ngo hari bridal shower, hari baby shower, hari wedding, hari amafete runaka, cocktail, dinner, bakavuga ngo mwese muzaza mwambaye umweru, mwese muzaza mwambaye umukara, mwese muzaba mwambaye green, mwese muzaba mwambaye yellow. Ahangaha reka mbitindeho cyane. Kera nkiririmba muri worship team, mu makorari, hari igihe bajyaga batubwira ngo tuzambara ngo black, cyangwa tuzambara ibara runaka. Ukajya kubona ukabona umuntu yaje yambaye nka grey, aje yambaye grey, mukamubaza ese kutambaye umukara, ngo nabonaga ari umukara. Wow, wabonaga ari umukara? Cyangwa ukabona muravuze ngo muze mwambaye umweru, umuntu yaje yambaye umukara, aje yambaye umukara urimo imirongo y'umweru, iyo mirongo y'umweru ngo niwo mweru, nyine ukabona ntabwo uba usa nyine neza. Hari abantu batajya bubaha dress code abantu babahaye, amabara babahaye. Icyo kintu ugomba kucyubaha. Hari fete runaka, bridal shower, ukabona babwira abantu ngo muzaze mwambaye red, ukabona umuntu aje yambaye purple, ngo nabonaga isa na red, wabonaga isa na red kandi ntatari red. Icyo kintu tugikosore. Niba udafite dress, niba udafite iryo bara, basi personally njyewe ntabwo natending, iyo nabuze dress code, nyine nabuze iryo bara abantu bari kunsaba, njye ntabwo natending, ndabyihorera. Aho kugira ngo nze nice amafoto y'abantu, ngaragara ukuntu mu bantu, nyine ugomba kubaha. Niba ari bavuze ngo mwese mwambare icyatsi, wiza wambaye ubururu ngo ufite ngo tendance yo kuba icyatsi, no. Niba bakubwiye iyi ngiyi, ngwino wabyubahije. Niba udashoboye kubyubaha, ntuze mu kirori. Nyine njyewe niko mbifata, nyine mbibona sinzi. Mumbwire muri comment ukuntu mubyumva. Point number 4, nayo njya nyibona, ikintu nifuza kubabwira kuri yo, hari abantu bambara nabi mu kiriyo. Hari abantu, tuvuge twese turabizi ko akenshi mu kiriyo abantu bambara umukara cyangwa dark colors, icyatsi kijimye, nyine nk'umuntu, nyine umuntu uri mu gahinda. Hari igihe ubona ukabona nk'umukobwa mwagiye nk'ahantu gushyingura, mwese mugomba kuba mwambaye nyine imyenda yiyubashye, iri decent mu kiriyo, kubaha uwo muntu mugiye kumuherekeza mu cyubahiro. Ukabona umukobwa yaje yambaye akajipo kageze hano munsi y'ikibuno, I'm sorry kuvuga gutyo, ariko kagufi, kakanzu, ari kugenda manura ajya gushyiraho flowers, yunama, nyine ukabona ntago biri approprié nyine aho hantu. Hari ahantu henshi cyane umuntu ashobora kwambara imyenda iri sexy, naho ndahababwira, ariko please mu kiriyo ugomba kumenya know what to wear. Menya ikintu wambara mu kiriyo cy'umuntu. Nta bintu byo kuza wa overdressinze, wambaye ibintu bigize bicanye, bigize nyine mba numva, njye ni ku giti cyanjye, murambwira muri comment ukuntu mubyumva. Mu kiriyo ntagomba kwambara gutyo. Gerageza wambaye imyenda yijimye, ntago nkubwiye ngo kuko ari mu kiriyo ngo uze wambaye imyenda icikaguritse ngo babone ngo urababaye, no. Ariko hari uburyo ushobora kwambara neza kandi imyenda yiyubashye kandi idakabije cyane,
makeup ugomba mu kiriyo cy'umuntu ugomba ntago mbwiye ngo uze ngo werekane ko warize amaso yabyimye no ni uze wisize makeup ariko iri decent apana kuza mu kiriyo cy'umuntu mugiye gushyingura ushyize ubururu ku maso washyize green ku maso washyize nyine ibintu biri extra ntago aba ari byo mu kiriyo. Hari look yo mu kiriyo ndagenda mbereka amafoto, hari na look yo mu buzima busanzwe aho ntago matinda. Point number 5 iyo ntago nyitindaho cyane abantu murayizi ni ukuntu wambara mu kirori nk'ama concert nyine ibintu nyine biri hot nabwo ugomba kugenda uri hot. Njyewe uko mbyumva ku giti cyanjye mu ma concert nyine ugomba kwambara nyine ya myenda wumva iri hot nyine bougie ibintu nk'ibyo ngibyo, ukambara udukabutura two ushaka, ayo ma crop top ukayambara uko ushaka bitewe nyine n'ahantu uri. Hari n'abantu mbona mu kiriyo ukabona yaje yambaye ikanzu ishashagirana igera ku birenge imeze gutya, yego hari abari style yawe ariko nyine buri hantu hose ugomba kugira kumenya ukuntu hambarira. Niba ari mwagiye mu kureba match ya basket ukamenya ukuntu wambara, ukamenya nyine niba ari concert y'umuhanzi runaka ukambara ibyo bintu byose ushaka nta kibazo, ariko bijyanye nyine n'amategeko y'igihugu urimo. If you know you know. Yeah. Point number 6 iyi ngiyi ni ukutubaha holy places. Ugasanga niba ugiye gusenga ugomba kwambara ikanzu iri decent cyangwa ipantaro cyangwa icyo ari cyo cyose bitewe n'ahantu usengera, ukambara imyenda iri decent. Niba ugiye muri mosque ambara nk'umuntu ugiye muri mosque. Niba ugiye iyo nta nubwo nyitindaho cyane, niba ugiye ku cyumweru ndagenda mbashira amafoto y'uburyo ushobora kwambara nyine wikwije, si witiranye ibintu. Nari ndi kubabwira ukuntu ugomba kwambara muri concert, si witiranye. Hari abantu njya mbona mu ma churches ukabona umuntu agiye yambaye agashati ka see through, bwa bushati bubonerana mo imbere. Nyine hari igihe byambara atabizi ariko ugomba kubyitaho. Imyenda ibonerana mu rusengero, imyenda igufashe cyane mu rusengero, imyenda igaragaza mu gituza amabere mu rusengero, ntabwo ari imyenda nyine yo kwambara mu rusengero. Hari uburyo nyine ushobora kwambara byiza kandi byiyubashye kandi bigezweho. Iyi ntabwo nyitindaho. Point number 7 ariko ireba abantu benshi shaho nanjye ndimo ariko hari igihe nanjye ntabyubaha. Point number 7 hari abantu batagira imyenda yo kwambara mu rugo. Kwambara mu rugo ugasanga dushopinga imyenda yo kwambara mu mafete, imyenda yo kwambara ku kazi, imyenda yo kwambara he, ariko tutagira imyenda yo mu rugo. Ugasanga ntabwo ugiye ukagura nyine amakajo yo mu rugo. Abantu ugasanga niba ufite icyo kibazo nyandikira muri comment. Ugasanga umuntu nyine mu rugo wambaye amapijama, imyenda yo kurarana niyo wambara mu rugo, ukamara koga utambara mu dupijama mu rugo, ukambara utuntu tw'uducimbu, utuntu tw'udusengeri tumeze ukuntu twashaje two muri rimwe, ukambara utuntu tw'udukola twacitse nyine hari ukuntu abantu benshi, kereka iyo watunguye nk'umuntu wamubwira ngo ndaza kugusura, ariko uzacunge neza iyo uguye ko umuntu ari nk'iwabo. Hari ukuntu aba yambaye utuntu utamenya nyine, ariko ukabona ntabwo ayifata. Kandi mu buzima busanzwe ni umuntu nyine wambara neza ubukeye, ariko asanga ntabwo ajya afata umwanya wo gushopinga amakajo yo mu rugo, utwenda two mu rugo, utuntu tw'udukabutura, udushati, udu-t-shirt twiza, nyine imyenda yo mu rugo. Iki kibazo ni ikibazo abantu benshi bagira. Ugasanga nka mu gitondo urabyutse cyangwa wiriwe umunsi wose mu rugo wiyambariye utu night dress, utu robe de nuit, utuntu nyine tugerageze 2023 dushopinga imyenda yo mu rugo. Ubwayo imyenda nzajya nyambara mu rugo, apana kuko umwenda wacitse ukawugenera mu rugo, kuvuga aka t-shirt kanjye kacitse hano cyangwa karacuye kubera ko kaciye nza nkambara mu rugo.
umwenda kuko wanyanze nzanwambara mu rugo. Nyine tugerageze iyi 2023 nk'abantu bari elegant, bashaka kuba elegant. 2023 tugerageze kugura imyenda yo mu rugo twambara mu rugo, same n'inkweto, shoes. Abantu benshi nigasanga kamambiri mu rugo zaraboze, ntago tujya tubyibuka pe, ntago tujya tubyibuka. Nyine ni ikibazo gikomeye, ntago gikomeye, ni ikibazo ariko ntago gikomeye. I'm kidding. Rero nibyo bintu birindwi amakosa njya mbona akwiye gukosorwa ku bintu by'imyambarire, ku bintu abantu benshi batitaho ariko njye mbyitaho kandi ngiye kubyitaho. Nahangaha soreje ikiganiro cyanjye. Abashyashya subscribe, niba hari ikintu wumva nawe wakongeraho kuri ibi bintu mvuze cyangwa comment yari yose, you're free to comment. Ikintu cyose washaka kumbwira wanyandikira, nta kibazo. Comment niyo ntazishubije ndazilikinga kugira ngo mbereke ko nazibonye. Ikindi Instagram page yanjye murayibona hasi, niyo akenshi nkunda. DM nta muntu guys, nta muntu n'umujyi unyandikira kuri Instagram ngo ndeke kumusubiza, bibaho. Na WhatsApp yanjye narayibahaye, nayo hari ikiganiro nayibahaye, nkunda gusubiza abantu. Iyo mukomeje ntesha umutwe unyandikira ibintu bitari bizima, nyine I block you. Ariko uri umuntu ushaka ko twiganirira bisanzwe cyangwa ari comment, ari igitekerezo ushaka kumpa, ndagusubiza nta kibazo. Rero abashyashya subscribe, like, comment, share byose ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Bye.